control it. I be working like you find out, yeah, I'm Curtis Cobain. Holding on summer, I feel like I'm cold. Yeah. Cody me, my sister got me moving slowly. I was trying to leave my honest, yeah, shit is God. Okay, mwongeye kwirirwa abakunzi bacu nk'uko bisanzwe nangira mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Nshuti bakunzi bacu rero, iki ni ikiganiro gishyashya mbazaniye tuvuga beef ziri hagati y'abahanzi, mbese abantu batari kumva kimwe kubyumva kimwe. Sinzavuga abahanzi gusa, nzagenda mvuga ku basitari bagiye batandukanye, ese ikibazo bafitanye n'iki bimeze gute na gute. Muri aka kanya rero ngiye guhera ko bita Papa Cyangwe ndetse na Threy, aho bafitanye ikibazo gikomeye cyane nubwo byagunye kwihisha cyane ariko bikugenda bigaragara, dore ko hari ibintu umuntu aba atapfa guhisha. Byabanje kugaragazwa n'uwo bita Papa Cyangwe ubwo yajyaga muri interview akavuga ati umuhanzi nyine avuga ati munyitege, kuko nyine muri icyo gihe Papa Cyangwe ari gutangaza ko atazongera kuvuga ku bahanzi nyine ngo nyine abavugana, ariko umunsi azagaruka azaza avuga ku muhanzi bita Threy, aho yavuze ati umuhanzi w'indyarya cyangwa mbere ni Threy. Gusa nyine ntabwo yigeze atangaza icyo bapfa, ariko urumva ko ari guteganya gutangaza nyine ikintu bapfuye byose azabivuga mu minsi iri imbere. Ubundi nicyo kintu tumutegereje, nubwo atari kugira ngo agaruke muri showbiz, nimba yaratinye kuza kumuvugaho simbizi, ariko ibyo byose hari ibyo twiteguye kabisa, kuko ni na byinshi aduhishiye, dore ko tunakumbuye n'umuntu we kabisa. Tukumbuye byinshi bituruka ku muhanzi wacu Papa Cyangwe kabisa. Okay, muri aka kanya rero ngiye kuvuga ku ndirimbo, ni indirimbo bita No Warning, ni indirimbo y'uwo bita Major Fabra ndetse Rapsolity ndetse na Threy. Ubwo ni abahanzi batatu bafatanyije indirimbo, akaba ari indirimbo imaze kugira views zigera ku 71,307 ndetse ikaba yarasohotse ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani mwaka 2021. Akaba ari indirimbo kabisa yakunzwe n'abantu benshi, comment nyinshi za cyane, dore ko ari comment zisatira hafi 100 gusa. Nyine muri izo comment zose nshatse navuga ko nta numwe nigeze mbona ngo waratahuye ko Threy yigezemo yadisinzemo uwo bita Papa Cyangwe. Hari abantu benshi batabifatawe bose, nyine mu bice ari indirimbo nziza, ko kurebye no muri comment abantu baza bwati kabisa indirimbo ni fire, abandi bati umuhanzi Threy ararenze, abandi bakavuga Major Fabra. Nyine urabona ko nyine ni indirimbo mbese bigaragara ko buri muhanzi ku giti cye yakoze akazi kiwe kabisa yasabwaga. Okay, dukomeje gatoya rero kuri indirimbo turareba, dukomeje gatoya turareka manze muvishe verse ya Threy muhanze muyumve, then noneho ngaruke mbasobanurira buri kantu ko kandi kabisa kugira ngo mubashe gusobanukirwa ese ibyo Threy ndi kumuvugaho koko nibyo cyangwa ndi kumubeshya cyangwa nibyo ndi kwihimbira. Kamanze mbakubitiremo verse ya Threy. Vuga nazi tugize cyombi kamubwire cyombi uyu muryango ukina nawe kandi mugabanyisha rero ubwo ni kabiri dutanga nabo mpaba cyangwa cyose utira kandi ukigiza kora ko dukatira nkora cyishimira ni bisa ndikubara ifaranga n'imigisha mfuka amasaba ukora kazi utiku narabuhura n'umwaku reka mugabura kandi nje kumufuka wagura amasasu babesha ngo bavuze isambuka ihamagarira kumena ikanzu usaze gutubira ahantu tuzi nk'imanizo kuri n'impamvu. Okay, ndakeka verse ya Threy mwayumvishe. Sorry, reka manze ngabanya volume. Okay, ndakeka verse ya Threy mwumvishe byagiye aririmba, ndaje ngene noneho mbasobanurira buri kantu ku kandi kabisa, buri kantu ku kandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, ndetse mubashe kumva mutugira nk'umuti ndi guhima bifite arabaye cyangwa se ndi kuvuga ibintu bitabaye. Kugenda bakina akantu gato kuri verse ya Threy, ndetse namwe muraza kucyumvira ukuntu ibintu bimeze. Calling me my sister got me. Vuga nazi. My honest, yeah, this shit is godless. Vuga nazi. Tugize cyombi kamubwire cyombi. Ubwo bugambo uvuga nazi wigize icyondi, reka mubwire byombi. Numva ati nyine ubwo bugambo vuga nazi, sinzi nimba yaravuze igihe Papa Cyangwe aheruka muri interview akavuga ko umuhanzi nyine ngo umuhanzi w'indyarya wambere mu Rwanda ngo ni Threy, iki ni ibintu nk'ibyo tu. Gusa nyine araza gukomeza, muraza kumva icyo bashobora kuba barapfuye, murakomeza mwumva kabisa. Uyu muryango ukina nawe kandi mugabanyisha rero ubwo ni kabiri dutanga nabo mpaba cyangwa cyose. Ati uyu muryango ukina kandi
ukina nabo kandi mugabanye ishyari ibintu nk'ibyo tu urumva nyine umuryango abavuga urabizi iyo avuga umuryango ari kuvuga genge yiwe dore ko papa cyangwa afite genge we ya Rock Entertainment ndetse na Betrayal afite genge yiwe ahagarariye ibiti ya Resho Music urumva nyine abarimo ababwira ati we nyine ni nko kumvisha ko rero nyine genge yabirenze kurushaho gati kabisa nyine ndewe nyine amubwira ati uyu muryango ukina nawe nyine amwumvisha ko nyine ya even gukorana ntabwo ngiye kuvuga ngo gukorana collabo birenze kuko ntabwo ko kantu turakajya ndaje nkababwira mu kanya maje kukaririmba nyine mwite mwumva n'icyo bapfuye kabisa abanyishyari ukunze ubwoni kabiri dutanga ntabwo mpaba mu cyangwa cyose utira kandi ukigiza collabo dukatira urakanga ntago maba mu cyango cyose utira kandi ukikigiza collabo dukatira ati nyine urakanga ntago maba nyine babizi ko papa cyangwa kwa ati ni papa cyangwa niyo Muntambara neza nyine irati byanga n'ikindi ako Threy ni umwe mu bantu nyine basobanukiye ibintu bya fashion umwe mu bantu basobanukiye ibintu by'imyambarire ku buryo ashobora kureba imyenda papa cyangwa yambaye akavuga ati no hano nta mwambaro urimo hama avuga ati urakanga ntago nyine cyangwa cyose watira ntabwo ushobora kunkanga nyine tu sinzi ukuntu wiyumva wishyira mu mugira umuntu urenze kandi ukikigiza collabo dukatira uracyagiza nyine wansabye collabo twarakatiye twaragukatiye kandi papa cyangwa yavuze ko yavuze abantu bafitanye ikibazo yavuze inyuguti ze P avuga I avuga nyine abantu ama alphabet atangiza amazina urumva bishe byumva mu Betrayal ini Ishkevin ndetse n'abandi nyine bagiye batandukanye urumva ko yase avuga ati urakanga ntago maba mani wowe cyangwa cyose tira uracyagigiza collabo turakatira mbese mwumvishe ko ntago yamukanga nyine byakora byose tu Murakishimira libisa ndikubara kigigiza collabo dukatira murakishimira libisa ndikubara ifaranga n'imigishana ati murakikinira nge ndibizi ndikubara ifaranga n'imigisha nuko ngo mwe muracyari mu mikino nyine mani ni gufata nuko ngo mwige muracyafata game mukayigira imikino mani urashaka ko mwakora for free ngo nukuzwi mbese hano ni byo yarashatse kuvuga mani umuntu nyine yaravunitse iki n'iki uraza nyine agashaka ko ari kuvuga ati urashaka ko mwakora for free nyine hari abantu badahere nyine sorry singiye kujudginga abantu papa cyangwa nabandi nyine utavugira ati nyine ni gute mushaka kugira ibintu imikino mani ngiye naravunitse mfite aho ngeze then urashaka ko mwakora for free mani mwe gukina manje ni kwibara ifaranga n'imigisha nyine ndashima Imana ko amaye imigisha afite aho ngeze ariko then ntabwo nyine gukina muri nuza mu migisha yanjye nahawe nyine kwishyurwa then tugakora dore ko Betrayal yanavuze ati collabo yiwe ni akazi ndetse hari ukuntu nyine bavugana ku bars agukubitiye mu ndirimbo kubita igiceri akomera agutwikira then song ya isoka ikaba yawe kabisa murakatibisa ndikubara ifaranga n'imigisha ndafunga amasaba murakatitiku nanga guhura n'umwako reka mugabura kandi ndiko mufuka wagura amasasu Betrayal ati nuko nakatitiku nanga guhura n'umwako reka murabura kandi ni kumufungo wagura amasasu ati nyine nuko nakatitiku nyine nanze kuza muri izo deal zanyu nimba nuko ngo Betrayal nyine ukuntu ameza abantu benshi bamuzi bavuga ko nyine ari straight avuga ati niba wavuganye collabo naza ko ati man ntabwo twakorana cyangwa se akagusaba none we ati nuko nakatitiku nanga guhura n'umwaka urumva ko nyine n'utubazo tumwe na tumwe y'amatiku y'abahanzi n'iki dore ko nyine arabanze bashyira ibintu byose hanze byagenda gutya bati no nyine ngiye nakatitiku nanga guhura n'umwaka nimba papa cyangwa ariwe mwaka nimba ari iki ntabwo muri yumva yasimbiza singira byanditse ni Betrayal yabyanditse kandi afite impamvu yabyanditse nimba yaranditse avuga nyine nimba aravuze ko gukatira itika ari ukanga gukorana na papa cyangwa simbiza ariko namwe muriyumvira kuko murakuze kabisa Wabeshe ngo waguze isambu ukihamagarira kumena ikanzu usaze gutumira ahantu tuze nk'imarizo kuri n'impamvu ati urabeshya ngo waguze isambu nkaguhamagara nimba ari nkaguhamagara kumwe n'ikanzu nyine namwe murabyumva kandi murabizi ko nyine hano ikintu gito kikwemeza ko ari papa cyangwa neza murabizi ko hari interview aheruka gukora avuga ko nyine yaguze isambu ngo ya miliyoni 6,5 bita Muhanga nyine ari kuvuga ati urabeshya ngo waguze isambu iki n'iki nyine ibintu nk'ibyo tu guys rero verse narindi gusobanura ni iyi ngiyi ni verse yo mu ndirimbo bita No Warning ya Threy Major Fabra ndetse na Threy
ndakeka ko ntabwo abarizwa mu Rwanda. Ni indirimbo nziza cyane, ushobora kujya kuri YouTube ya Major Fabra ukayireba, mbese nyine tugagumya tugashyigikira umuziki nyarwanda, tukanagumya no kuwuteza imbere. Kandi mbibutse ko iki kiganiro ari akagaruka, nzabasobanurira beef zigiye zitandukanye, uzasobanurira indirimbo, hari beef Threy yadisinzemo Ishkevin, hari indirimbo Ishkevin yadisinzemo Threy ndetse n'abandi bahanzi, hakazamo noneho n'indi ndirimbo hakaza n'indirimbo noneho bita Bushara adisinga Threy. Mbese nyine nzagenda nzibasobanurira, mbasobanurira n'indi Threy ari kumwe na 1996 babifinga Bushara ku rwego rwo hejuru. Nzagenda mbasobanurira buri kantu ku kandi kabisa. Ibintu byose ni show, ikora subscribe kuri Stream Jesus Entertainment ntizigere ucikwa. Ibintu byose ni show kandi n'umutekano. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, dukomeze twitwikire gake gake kabisa. Ibintu show. Vuga ntazi wigize icyo ndi kamubwire cyombi, uyu muryango ugira nawe kandi mugabanya ishyari urugo ni kabiri, dukanda ntabwo mpaba cyangwa cyose ugira kandi ukigikiza kora ko tudatira mbora cyishimira nibyiza ndikubara ifaranga n'ibigisha nafunga amasaba ukomeze itiku ntabwo ubuze umwaku reka mugabura kandi ndi kumufuka bakura amasasu abeshya ngo wabuze isambu wihamagarira kumenya ikanzu saza ngo tubira ahantu tuzanye imari zo turi n'impamvu